Bene data bakristo bavandimwe aho muri hose tubanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe nkuko bisanzwe. Akwari mwene so Pastor Theoneste Murihano galutse ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko tukatubanje kubaha ikaze aho muherereye hose, abari mu Rwanda of course niho tugomba guhera, batwumva abari muri Uganda, abari muri Tanzania, abari mu Burundi, muri Congo, abashobora kumva ururimi tuvuga rw'ikinyarwanda, mwese aho muherereye muri Kenya, mu bihugu bya Sadeke, ari abatwumva bari muri Zambia, muri Mozambique, abazatwumva bari muri Malawi, aho muherereye hose tubaha ikaze. Imana ibane namwe, kandi twibutse abazatwumva bahereye ku mugabane w'Uburayi, abari mu Bubiligi, abari mu Faransa, bari hakurya y'inyanja nini cyane muri Amerika, Canada, ndetse abari muri Aziya na Australia, mwese tubaha ikaze. Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana yashyize ku mutima wanjye muri aka kanya kugira ngo turiganire. Ijambo dusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 43 kugera kuri 48 na Matayo ibice 9 murongo wa 20 kugeza kuri 22. Nkuko tubizi aho hombi nimuhasoma muzahasanga cyangwa murahasanga inkuru y'umugore wari umaze imyaka 12 arwaye indwara yo kuva, hanyuma igihe kigeze aza kumva ko Yesu arimo ahita aragenda, agerageza kunyura mu bantu ngo bitari mworoheye, ngo akora ku myenda ye. Amaze gukora ku myenda ye, hanyuma ngo akira cya cyago cyangwa se ya ndwara. Indwara yo kuva ari indwara ikomeye, wenda abadamu bashobora kubyumva cyane kuturusha, ariko n'abagabo hari abajya bakomereka akava amaraso menshi. Urumva rero igihe cyose umaze igihe kinini uva, ni ukuvuga ko uburisika gutakaza ubuzima bwawe. Ndagira ngo rero tuganire ku ijambo rivuga ngo kwizera kwawe niko kubasha kugukiza. Imana ishimwe cyane. Kwizera kwawe konyine niko kubasha kugukiza. Ijambo gukira ni ijambo rikenerwa n'umuntu uwo ari we wese, kuko hariho gukira ku buryo bwinshi. Hari gukira cyangwa se kugira ubutunzi bwinshi, hari gukira indwara z'umubiri cyangwa se ibikomere, byaba ari ibyo umuntu yatewe n'abandi cyangwa se n'ibyo abantu bahura nabyo mu buzima cyangwa se mu buryo butandukanye. Ibyo byose biba bikeneye gukira. Erega burya hari n'ibyaha nabyo n'indi ndwara, kandi tudashobora gukizwa n'abaganga keretse guhura na Yesu Kristo wenyine gusa. Uyu mugore yari afite uburwayi, yari amaranye imyaka 12, ariko ahuye na Yesu, kwizera kwari muri we kumuhindurira ubuzima. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tuganire kuri uku kwizera gushobora guhindura ubuzima bwawe, ubuzima bwawe bugahinduka completely, wowe ubwawe ukabimenya, abantu bakabimenya ko ubuzima bwawe bwahindutse. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo twihuse turebere hamwe imiterere y'ikibazo cy'uyu mugore. Ijambo rya mbere biravuga ngo yari afite indwara yo kuva, yari amaranye imyaka 12. Nkuko tumaze kubivuga, indwara yo kuva ni indwara yica, kubera ko iyo umuntu avuye amaraso menshi, umubiri ugasigarana amaraso make adashobora gukora mu mubiri. Ntabwo nshaka ko tujya muri siyanse cyane, ariko iyo umuntu atakaje amaraso ku rugero kugera ubwo ayo umubiri ushobora gukenera atashobora kuyabona mu mubiri we, byanze bikunze uwo muntu atakaza ubuzima bwe. Uwo mudamu rero yari amaze imyaka 12 afite ubwo burwayi. Urumva ko ntako atari yaragenje. Ijambo rya kabiri biravuga ngo yatanze ubutunzi bwe bwose bumushiraho.
ubutunzi bwose yarabutanze bumushiraho. Nkuko tubizi, iyo umuntu arwaye yiruka mu baganga hose, mu baganga kirukanka, bakagerageza bakamuvura, bakamuha imiti itandukanye, bakamufasha mu buryo butandukanye. Noneho twebwe nk'abanyafurika ndetse tuzi neza ko iyo abaganga bananiwe, ni cya gihe inshuti abavandimwe bakubwira batari kwirunaka hari y'umuntu burya unyarukiye runaka, hari y'umuntu yagufasha, yaguha umuti w'igiturage, umuti w'ikinyarwanda, umuti w'igiturage nyine yagufasha, ukagerageza muri abo ngabo nawe bikananirana. Ubwo rero iyo binaniranye muri izo nzira zose, icyagiye umuntu batangira kumugira inama yo kujya mu bapfumu, bakamugira inama yo kwambara uduhu tw'inyamaswa zapfuye, amoya y'inyoni zapfuye zitakibaho. Ibyo byose nyine kubera ko ubuzima cyangwa se amagara aterewe hejuru, murabizi uko bijya bigenda, ntaho umuntu adakubita imitwe. Uyu mugore nawe ntako atari yaragize. Ijambo rya gatatu biravuga ngo abamufashaga bari bararambiwe. Imyaka 12 umuntu afashwa, ari abagufasha wenda baguha amafaranga cyangwa se abakurwaza bakuba hafi, bagira icyo baguha, bagira icyo ukeneye amazi, ukeneye iki, nubwo urwaye bwari ubwo kuva wenda yashoboraga kuba yatambuka, si yarafite uburyo kubera yarabimeranye igihe, ariko ndaza kukubwira imbogamizi zindi yari afite zatumaga adashobora kuba yagera hirya no hino nkuko imuco w'Abayahudi wari uteye muri icyo gihe. Urumva rero bamufashaga nabo bageze igihe bararambirwa kubera igihe kinini yari afite cyangwa se yaramaranye uburwayi bwe. Ijambo rya 4 biravuga ngo mu bijyanye nabo yasenganaga nabo cyangwa se mu buryo bw'idini cyangwa se bw'imyemerere, amategeko y'idini y'Ikiyahudi yamufataga nk'uwanduye. Ntiyashoboraga kugera aho abandi bari, haba ari mu rusengero, haba ari hanze mu buzima busanzwe abantu baba bari. Ntabwo amategeko y'idini y'Ikiyahudi cyangwa se tukunda kuvuga amategeko ya Mose ntiyamwemereraga kugera aho abandi bantu bari, kuko umuntu wese wabaga ari uri mu mihango cyangwa se ari ufite ubwo burwayi budakira nk'ubu ngubu yafatwaga nk'uwanduye ku mategeko y'idini y'Ikiyahudi. Uwo muntu rero yashyirwaga mu kato, ntiyabaga yemerewe kugera aho abandi bantu bari. Ntago nshaka ko dutindaho cyane, ndagira ngo twihute tugere noneho turebe kwizera kwari muri we. Nubwo ibintu byose byari byararangiye byo kugerageza mu buryo busanzwe, ariko kwizera ntabwo kwari kwarashize muri we. Kwizera kwari kukiri muri we. Ndagira ngo nkubwire nawe ushobora kuba waragerageje izo nzira zose tumaze kuvuga, ariko ndagira ngo nkubwire ntutakaze kwizera, kuko igisigaye nimba abantu barananiwe, hari undi uruta abantu, hari undi ufite ubushobozi buruta abantu, waremye abantu, waremye imibiri yacu, uyifiteho ijambo rya nyuma. We nta kibasha kumunanira. Uburwayi uko bwabungana kose, uko aho bwaburi hose, we nta kibasha kumunanira. Numwegera, numusanga, numutakira, we afite ubushobozi bwo kugukiza. Hano rero reka turebere hamwe kwizera kwari muri we. Ijambo rya mbere yaratekereje ati ninkora ku myenda ya Yesu Kristo nzakira. Imana idufashe cyane. Uyu mudamu nta experience yari afite kubijyanye no gukira indwara cyangwa se n'uburyo Yesu yakizagamo abantu indwara, bitewe nuko ntabwo yari yarigeze ahura nawe mu bindi bihe. Ntabwo gusa yarabyumvaga, abavuye iyo ngiyo bakaza babivugaho yabaga ari mu rugo,
bakabivuga bati arakiza indwara, arirukana abadayimoni. Yari yarabyumvishije, ariko ntabwo yari yarigeze ajya kenshi cyangwa se na rimwe, kuko atabyemerwaga mu materaniro aho Yesu yabaga ari kimwe n'abandi bantu. Ariko yarabyumvishije, aravuga ati uko biri kose ubwo ari bugere mu gace k'iwacu aho ntuye, ngomba guhaguruka nanjye nkagenda byanze bikunze, nubwo atarafite imbaraga nyinshi, burumvikana gutakaza amaraso buri gihe, nubwo yari afite n'igihunga kuko atarabyemerewe, amategeko ngo yamufataga nk'uwanduye kandi yagombaga kubihanirwa, ariko ibyo byose yarabyirengagije, arahaguruka. Ijambo rya kabiri nirituvuze yirengagije ingaruka byamutera, kuko atari yemerewe kugera mu bandi bitewe n'amategeko ya Mose nk'uko namaze kubivuga. Ariko ibyo byose ntibyamuciye intege, byamuteye ahubwo byatumye we yemera guhaguruka, aravuga ati uko biri kose iby'amategeko nta kintu bikimariye, narayubahirije ariko ntacyo yamariye. None ubwo Yesu nagiye numva yagiye akora ibitangaza hirya no hino ku bandi bantu, nanjye niki cyambuza kumusanga, niki cyambuza guhaguruka nkagenda nkajya aho ari. Imana idufashe cyane. Nawe bishobora kuba waragerageje cyangwa se utinya kujya aho Yesu ari, kuko utinya ingaruka bizakugeraho, ukavuga uti imiryango yanjye izanyanga, cyangwa se abantu bazabona ko nabaye umuntu usenga cyane muri bya bindi, abo mu idini dusengana bazangaya, bazavuga ko byagenze bite. Ndagira ngo nkubwire, wowe urebe ku kibazo ufite gusa, idini yawe itagukemuriye, urebe ku kibazo abo musengana bakomeye batagukemuriye. Hari abantu bibwira ngo wenda ubwo mfite ngo abantu bakomeye ngo wenda bazansuzugura, bazangaya kubera ko nize amashuri menshi, ntabwo ari ngombwa. Ariko ndagira nkubwire, nimba ibyo byose ubifite, ukaba ufite imiryango, ukaba ufite abakomeye, ukaba ufite amashuri, ariko bikaba bitarashoboye kugufasha mu kibazo cyawe, wowe icyo ugomba kureba ni ukureba ikibazo ufite, kandi ukamenya uwakigukiza uwo ari we. Ntuwite ku cyubahiro, ntuwite ku bushobozi ubwo ari bwo bwose ufite. Ndagira nkubwire, ahubwo wite kuri Yesu, kuko ari we wenyine ubasha kugukiza. Noneho ikindi, reka turebe noneho ageze kuri Yesu cyangwa amaze gukora ku myenda ye, niki cyamubayeho. Bibiliya tubwira ijambo rya mbere ngo yahise akira, amaraso yavaga mu mubiri we akajya hanze, yahise ahagarara muri uwo mwanya. Ndagira ngo nkubwire, Yesu ntabwo akiza nk'abantu. Iyo tugiye kwa muganga baduha imiti, bati kimwe mu gitondo cyangwa se biri mu gitondo, ibindi saa sita, ibindi n'umugoroba, kumara iminsi 8. Nimba nta kishobotse uzagaruke dukora ibindi bizamini, tugenze gutya na gutya. Noneho biragoye, ibindi bizamini dushobora kubikorera hano, reka dufate sample turajya kubikorera muri Afrika y'Epfo cyangwa se muri Kenya. Yewe hari n'ibyo ngo bajya batuma sinzi no ku yindi migabane. Ariko Yesu ntabwo ariko abigenza, ntakurikiza process z'abantu, ahubwo we upfa kuba umugezeho gusa, ukamukoraho. Imbaraga ziri muri we nizo mbaraga zaremye imibiri yacu, nizo mbaraga zavuze ngo tubeho nk'uko turiho, tukabaho. Numwegera ukamubwira ikibazo cyawe, ukamukoraho, urakira uburwayi bwawe completely, utiriwe ukurikiza amategeko y'abaganga nk'uko bisanzwe. Ijambo rindi rikurikira, Yesu nawe yahamije ko akijijwe no kwizera kwe. Imana ishimwe cyane. Yesu yahamijwe, ntabwo yavuze ngo imbaraga zari ziri muri njyewe, imbaraga ziri muri njyewe zari muri we, ntiyahamije ko zo zimukijije, ahubwo imbaraga zari muri Yesu zabaye connecte
no kwizera k'uwo mugore kubera ko yahagurutse akagenda akajya aho Yesu ari. Yaza kuguma mu nzu ye wenda ntibye gushobora ko Yesu ahamusanga. Yaza kugira ubwoba nahaguruke ngo ajye kushakisha no kwinjira aho Yesu ari, akatekereza ku byo amategeko yamubuzaga, ntabwo yari guhura na Yesu. Ariko ibyo byose yarabyirengagije, aravuga ati uko byagenda kose ndagiye. Yesu nawe nibwo yahamije aravuga ati kwizera k'uyu mugore niko kumukizije. Aramubwira ati gendere amahoro, urakize, ubaye muzima. Haleluya! Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Wowe nugira kwizera, nuhaguruka ukamusanga, nuhaguruka ukamwegera, ukamubwira ibibazo byawe, byaba ari iby'umubiri uko biri kose, byaba ari iby'umutima, ni ibikomere, ni intambara wahuye nazo, ni akaga gakomeye wahuye nako, ndagira ngo nkubwire, burya abantu babana n'ibibazo byinshi bitandukanye, abantu babana n'intambara nyinshi zitandukanye, abantu bahura n'akaga kenshi mu buzima gatandukanye, kandi bimwe utanabwira umuryango wawe, bimwe utanabwira ababyeyi ba. Burya abantu bagira ibintu byinshi ku mutima utabwira umugore wawe, utabwira umugabo wawe, ariko ako kababaro kose n'ibyo bikomere n'izo ndwara z'umubiri ufite byose Yesu igihe ari ku musaraba yishyuye imyenda yose. Umusange, umwegere, aragukiza. Nuwo kwizerwa. Imana ishimwe cyane. Uyu mugore yabaye urugero rwiza, nawe uhaguruke ubikore gutyo. Imana ishimwe. Turangiza ndagira ngo nkubaze ngo mbese wowe ntiwaba ufite indwara imwe muri izo twavuze haruguru, ukaba warabuze ubufasha ahandi? Mwegere wizeye, ntahinduka. Uko yari ejo niko n'uyu munsi ari. Icyo usabwa ni ukumwizera ko ashobora kugukiza, ko ashobora kukuruhura. Yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze aho muri, nimuze aho ndi, ndabaruhura. Aravuga ati kuko kunkorera bitagoye, n'umutwaro wanjye utaremereye. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusengane Imana. Wowe ahuri, wowe aho uherereye, waba uri mu nzira ugenda ukumva ubutumwa, waba uri muri basi, uri mu rugendo rwa hafi cyangwa urwa kure ukazumva ubutumwa, waba uri mu rugo rwawe cyangwa mu kazi, ndagira ngo nkubwire icyo Imana ishaka ni umutima wawe. Umwizeze umutima wawe, aragukiza izo ngorane zose, ako kaga kose ufite, izo ntambara ufite, ibyo bibazo ufite. Yesu ni igisubizo cy'ibihe byose. Nimba umwizeye, ndagira ngo ngusabe ukingura umutima wawe, hanyuma dusengane iri sengesho. Uvuga uti Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu ndagushimira kuko waje mu isi kuba inshungu y'ibyaha byacu, kandi si ibyaha byacu gusa, ahubwo n'indwara zacu. Wazishyizeho ujya ku musaraba, wemera kubambwa mu cyimbo cyacu. Ndakwakiriye kugira ngo unduhure, kugira ngo unkize uburwayi bw'umubiri, unkize uburwayi bw'umutima. Maranye igihe kinini cyane nirukanse mu bantu, nirukanse mu madini, ariko nta kintu byamariye. Nagiye mu bahanuzi, dore ko benshi muri iki gihe banabeshya, nta kintu byamariye. None rero ndakwinginze kugira ngo wowe ubwawe, wowe udakiriza amafaranga, wowe udakiza nk'abantu, ndambureho ukuboko kwawe, umvugeho ijambo rimwe gusa kugira ngo mbashe gukira. Oh, haleluya! Urakoze Mwami, ndagushimira ko ugukijije umuntu wese dusenganyira isengesho. Muri aka kanya ukore ku mubiri we akire, ukore ku mutima we akire, mu izina rya Yesu. Ari indwara, ari ibikomere, turasenga abafite indwara mu mibiri yabo, abafite diabete, abafite kanseri, abafite ibifu, abafite indwara z'uburyo butandukanye, turabasengera ngo ukuboko kw'Imana gukore ku mitima yabo. Abafite ibikomere batewe n'abandi bantu, cyangwa se batewe n'ibyo banyuzemo mu buzima bwabo bwa buri munsi, babuze ubafasha, Mwami ubagirire neza. Abakinguriye imitima bose ubagirire neza, ubakize, kuko uri Umwami w'abami. Urakoze kubyumvishije, byambaje Imana mu izina rya Yesu, amen.
murakoze. Imana ibahe umugisha abemereye umwami Yesu abamukinguriye kugira ngo abakize. Imana ibahe umugisha aho muherereye hose, kandi Imana ikomeze ibane namwe, Imana ikomeze kubaragira mu byo mukora byose. Imana iri kumwe namwe, Yesu ntazabasiga, kandi nimba akukijije ntuzongere agukije ibyaha. Nimba wari ufite umuruho w'ibyaha ntuzongere gukora ibyaha, ahubwo uhereye none umwakire nk'umwami n'umukiza wawe, ayobora ubugingo bwawe, ubashe kuba mu mahoro. Imana ishimwe cyane. Turarangije rero, Imana ibahe umugisha. Turashimira abantu bakoze subscribe, kandi dusaba n'abandi bose batwumva n'abazatwumva ikindi gihe kudushyigikira kugira ngo iyi YouTube channel cyangwa se umuryango wacu ubashe gukura, ugere ku bantu benshi biruta abo uyu muryango ufite none. Imana ibahe umugisha, kandi namwe bizabafasha mu gihe mwabikoze, mukadukorera share, mukadukorera comment, mukadukorera like, ndetse mugakora na subscribe. Bizabafasha kumenya yuko dushyizeho ubutumwa mukabukurikirana ku gihe. Imana ibahe umugisha rero. Turashimira kandi na korali Rehobote yo muri ADPR mu mujyi wa Kigali ahitwa Rehobote. Imana ibahe umugisha. Dukoresha indirimbo zabo, kandi nawe uzikeneye wadusanga kuri YouTube. Ni nyinshi, bafite indirimbo nyinshi nizo barimo basora nshyashya zo muri iki gihe, ziri mu butumwa bwiza mu buryo butandukanye. Nuzishaka kuri YouTube uzazibona, kandi zizagufasha rwose. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.